Ijambo ry'umunsi. Fata inshingano zawe. Soma Yonasi igice cya mbere umurongo wa 12. Arababwira ati, mumfate munjugunye mu nyanja, inyanja iraza gutuza kuri mwebwe kuko nzi ko ari serwakira ikomeye irimo guterwa nanjye. Imana imaze kubwira umuhanuzi Yona kujya kubwiriza mu mujyi wa Nineve, yaranze maze ahubwo yinjira mu bwato bwari bwerekeje ku rundi ruhande. Uwiteka rero yohereje umuyaga ukaze wugarije ubwato. Imana izi uburyo buhambaye bwo kutwitaho ndetse ikaba yabikora mu buryo tutabasha gutekereza. Iyo uzi kugenda mu buryo butari bwo, ibintu bitangira gutandukana. Imana rwose iradukunda ndetse ni nayo mpamvu kenshi cyane ibitwitayeho. Kubw'amahirwe igihe Yona yahuraga n'abasirikare, yariyemereye ati nigiye nyirabayazana. Gufata inshingano ni intambwe ya mbere yo gutsinda. Igihe cyose utanze urwitwazo ku byiza yuko ari bi mu buzima bwawe, ingorane zizahita zitangira gukomeza umwaka utaha. Imana iragusaba gukemura ibibazo byose, irashaka kugukuza. Hari Nineve henshi cyane, hari aho Imana yifuza yuko ujya henshi. Imana irashaka yuko ujyayo, irashaka yuko uhura n'abantu bayo, irashaka yuko uhura n'inzego nshya z'igihe cyawe. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NIMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.